nganira n'uwo mukobwa umunota n'ijana nimba uri kumva urimo neza ngiye umbwire ntangira akazi niba hari ikintu ngiye bwenge cyananiye ni ukubika ibanga nta mafaranga mfite ni ukuri sinzi ukuntu umeze nanjye nariyobewe ibyo ngibyo tuzabivugana rwose ikindi gihe babarira ubu munyereke urumva njyewe bose baranzina nzi gutera je nkakora ibintu by'amakomisiyo ku buryo nangisha umuntu kandi imigo ni inshuti yanjye ubwo rero uri umunyamanyanga rero twe ibintu tubikora mu buryo bwa kampani ubikora ute wowe izana amafaranga wowe nta kindi kintu kirenze wabo usibye kubimbwa ni karibu si wanyu rata uri umwana mu bwenge uri umwana mu oya pe je ntago ndi umwana muri yo wumvikanye nanjye Mihigo uramukunda uriya musore uko mureba burasha byihorere tubireke ariko mana we koko asubira ngaro turaganiriza umushyitsi ni gutyo ugiye ni sha none se bwenge ko wari warabuze sha narabushatse ndakugura ako nawe nyine umaze iminsi utagera ahangaha sha nibyo narindi mu kazi kenshi maze ariko ndabonetse pe ni akazi umenya akazi mukora kagorana nanjye numva mukuru wanjye atahari kuba ngo yananiwe ngo akazi wese uri umwana ubundi wabimenya bute nawe ariko uzabimenya niyo uri kujya jezi uzi akazi uzakora uzakora akazi kanini cyane sha natwe niko twavugaga bizagera igihe nyine bikugora nese amakuru sha ni meza nyine waje wasanga abashyitsi twabona uko tuganira none se Mihigo ariyo Mihigo ubu ngubu ntawe hari n'igihe warusigayemo ne warusigayemo sha nyine nta kundi ariko nyine narinje kureba kakana nyine niko narinje gufata ese yantuza se ngo sha uraba we se ntabwo wabimenye sha ibiki se ntabyo namenye ubu ntabwo wabimenye oya nose ndabizi ibiki se ko nteye ubwoba uzi ukuntu byagenze ute gusa ubu koko mana ubundi nari nabiteguye kwa kundi nababwiye urupapuro ndufite amakureri yo kubataka nyine beza nyafite nabiteguye neza urumva ariko ubundi ibintu byabaye rwose mana none ntangiye mvuze ngo none ngureka mpere ku musatsi urabona uwo musatsi wawe hari ukuntu ugize ugira urumva none nawo ni natangiye kuwukora ubundi ubona ari ntiwibuka ngeze ahandi kako nimwari mufatanye nka guca ndebye muri nuza muri telefone ya Mihigo sanga ya foto yanyu ngo yariwe na virusi ifoto ngo ese numva mbabaye numva ncitse umugongo neza ni gutyo byagenze ese ngo hari ukuntu ngo bigenda ugasanga ibintu ufite kuri telefone ngo virusi ngo utazi iyo yavuye ngo ikaza ngo igahita ibijya ubwo rero n'iriya foto yanyu niba hari virusi yarayibonye ubwiza ikabona yayiryohera bwita iyihera irayirya ndababaye maze nayo twandayitwara njye nahise numva neza nta mbaraga nanjye ndumva kimeze icitse nari nizeye ko ndatwara ifoto ubundi najya njya kuryama nkayireba nkayisegura none ngo virusi yarayiriye urumva rero niko byagenze ariko nyine nta kibazo n'ubundi njye bwenge wari watekereje biriya ndacyahari ukumva nategura n'ibindi birenze biriya nawe uzi ko nakubwiye ngo usibye no gutuza Mihigo mu mutima wawe ngiye kujya nagutuza muri iyi nzu njyewe uzi ko buriya utanzi neza buriya njyewe nyine nimba hari ikintu nshoboye ni ugukora ibyo ngibyo nyine katubyizere nyine nzi ko uzankorera akantu keza nawe nyine ndakwizeye nk'umuntu n'ubundi kuko ngiye n'ubundi birangiye nanjye byarambabaje kuba narasanze virusi yarampozeho iyo kwitwa n'inkuba y'inkinya ngo ni virusi nasanze yankozeho ariko nzagutegurira kandi keza cyane kazanshimira najya nkareba nkishima singaho nibere njyewe uzasigara uvuga ngo uririmba bwenge ariko buriya koko urakukwera isa niya mbeshyera uriya mukobwa yarasa azamumba
aha ntawamenya ariko se simbona urari Elisa Elisa bimeze bite se bimeze bite ko ntusi kwabuze waragiye urabura ahubwo warandaburije manje gute ahubwo mbwira nyibyibuka misiyo naguhaye warayikoze chepe man ibintu narabikoze de umwana mufite ahubwo hari akantu afashana kuko ngewe ndiriya ukuntu ikoze neza byabye Elisa kandi dore ngi ntago mbishya abantu bose barazi ngewe umva ngewe niyo ukina Jesus zose muri uyu mudugudu ndabyumva ukina Jesus ariko iyanjigeze ubu nicyo ndi kureba iyamva ukuntu nibyo nigiye kubwira rero naje nose reka tubitware kimwe kumva duhere kuri rimwe turagera ku 10 Rahira njyewe shabwenge noneho nukankora ako kantu uzansaba icyo ushaka cyose sibyo ariko uzi ko ngiye hari n'abantu bakuru baza kundeba njyewe ngo mbabwire ibintu Rahira erega uzubwe ntabwo ubizi wowe ndakubwiye ngo ni gutyo bizagenda sawa nyine ako kantu nyine uze kukankorera ndakagukorera ahubwo se ubu ngubu nyine uragenda gutya mbese nubwo wenda nyine yarayitaciye ariko ese uko aragenda gutya nyine shabwenge ntabwo nagenda gutya ubundi weho urate nicyo ngukunde numva nta kintu nazagukorera ubundi umukobwa waragiye umugeraho umva ibigiye kumbwira se kumva umaze kumugeraho uramubwira ngo ndi kugushaka urangije uramubwira ati kanaka yakuntumyeho warabikoze ngabwira uburyo wabikoze umukobwa rero sasa kubita inkuru yawe aseke banine ni kwitwara cipe nta kibazo cyawe ahubwo ngewe nubwo uri kuvuga ngo ntabwo no kurega gahunda neza ahubwo naje no kukureba nsanga udahari ahubwo nanyweye n'akantu icyo gihe uri urakishyura iwanjye urahazi nawe rwose ubundi kanze ndeba akantu ndi buguhe wenda rwose nawe imihigo we n'uwawe da mihigo n'uwanjye shaka n'uwawe mihigo n'uwanjye shabwenge rero akira urumva uzankorera umuti nzaguhemba n'ibindi bihembo bishimishije atari ibyo umva ngiye nkubwire njyewe ndakubwiye ngo bindekere nyine ubwo uragiye sha nyine ndagiye gusa mihigo naza umunsi uwukirize cyane sabwa ngo mihiga zawe wawe ngo sha uzabikore ku buryo azaba uwanjye Bwenge we